Yesu ashimwe cyane inshuti z'umusaraba, mugire amahoro ya Kristo Yesu. Ni mwene so Anicet niyomugabo ku Mukanguzi TV. Dushimiye Imana ibanye natwe, dushimiye Imana iduhaye uyu mwanya nanone wa kabiri w'amasengesho. Mu masengesho dufite yo gusenya ibicaniro na karande n'imivumo, kandi tugasana ibicaniro by'Uwiteka. Reka tubanze dusengane, nitumara gusengana dukomeze kandi mbibutse iki ngiki. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo umuntu ujya kuvuga izina ry'Uwiteka abanza ave mu bidatunganye. Ubundi kimwe mu bintu Imana ishaka iyo abantu bari gusenga, ntabwo Imana ibishaka ngo tuze imbere yayo tuvuge amagambo. Ibishaka ngo tugaragare dusa n'ibyo dukora, kandi bitunganye mu maso y'Imana. Kuko nasomye ijambo rirambwira ngo amasengesho y'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka. Ngo ariko amasengesho y'umukiranutsi ni umubavu uhumurira neza Imana. Rero turimo turasenga, ndabinginze kubwo kubaho kwa Kristo Yesu n'ubumana bugaragarira mu buntu n'imbabazi tugirirwa buri munsi. We gusenga bingana n'ibyifuzo ufite, ahubwo senga bingana no kwera kw'Imana muri wowe. Kuko ibyifuzo birashira hakaza ibindi, ariko kwera kw'Imana guhoraho. Niyo mpamvu ngize ngo uyu mwanya turi kumwe muri aya masengesho, hari abantu bari kuyabana natwe kuri WhatsApp group, ariko namwe muyakurikiye kuri YouTube channel. Ndagira ngo tutagira n'umuhomberwa, kuko mu gihe cyo gusenga Satani agenda adushyira imbogamizi imbere. Ariko wareba ibihe turimo n'iminsi tugezemo, ugasanga umukristo akwiriye kubeshwaho n'amasengesho. Nk'uko umukiranutsi abeshwaho no kwizera, niko n'umukristo n'imibereho y'umukristo ikwiriye kubaho mu buzima bwo gusenga. Imana ishimwe. Hari abantu musenga mukabura imbaraga mu masengesho, mukica amasengesho mukiyatangira cyangwa se yenda gusoza cyangwa muyageze hagati. Niyo mpamvu gucreatinga group ari cyo bisobanura, kugira ngo dufatikanyirize hamwe. Nawe uterwa n'intege nkeya, senga wongere usenge, ishyiremo imbaraga. Muvandimwe, ndagira ngo munyumve, niba umuntu ashobora kwiyobora ntasitare kwibuye kuko arireba, ntabwo iminsi sitya ariyo minsi twagiramo ubuhumyi, twakirengagiza tukagira kwiyobagiza. Ni iminsi ibyaha bihawe intebe, ni igihe insengero ubwazo aho abantu bahungiraga ariho bari gukomerekera, ni igihe abantu bari kurira amarira menshi y'uburyo butandukanye, kandi abantu bafite imitwaro y'umwihariko, igihe abera kwikorerana imitwaro biri kugenda bitunanira. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo uko mubonye wa munsi wegereje, aleluya, mujye murushaho kwegera Imana, murusheho guteranira hamwe. Narabivuze, abantu barambureminga izi channels z'ubutumwa bwiza n'insengero, ni mobile church. Igihe wateranye natwe umva ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Kadusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera ahabwe ubugingo buhoraho ntarimbuke. Imana nyiribambe n'imbabazi yuzuye imbabazi nyinshi. Warabivuze uravuga ngo mpora abana gukiranirwa kwa base kagera ku buvivi, ariko urongera uravuga ngo umukiranutsi azakizwa no gukiranukwa kwe, kandi ukiranirwa azarimburwa no gukiranirwa kwe. Mana, uyu mwanya senganye n'uyu mwene data ukurikiye ijambo ryawe, senganye n'uyu mwene data ufite intege nkeya z'umubiri, senganye n'uyu mwene data ufite intege nkeya mu buryo bw'umwuka, senganye n'uyu mwene data wari waraguye, kandi senganye n'uyu mwene data uhagaze, kugira ngo uhagaze umukomereze impamvu y'ibyiringiro bye. Waguye wongera umubyutse umuhagarike ahakwiriye, kandi wari unaniwe wongera umubera imbaraga, kuko ari wowe udushoboza. Ubabaye umubera umunezero, kuko Yesu ari we byishimo byacu. Uyu mwanya turasenze kugira ngo ikiganza cyiza cy'Imana yera, Imana ituye mu gihugu cy'abakiranutsi mu ijuru ryera,
aba ari imukoraho, aba ari ibana natwe, aba ari itugenderera, aba ari idukingurira. Haleluya! Dukingurira ijuru, imemburo no kugirirwa neza n'Imana bituruka mu ijuru bigaragare kuri twe. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Kugirirwa neza n'Imana bigaragare. Umwanditsi wa Zaburi yarabivuze, aravuga ngo iyi ntambwe z'umuntu zikomejwe n'Uwiteka. Ngwino dukomereze intambwe, ngwino dukomereze intambwe Mana, ngwino dukomereze intambwe Jehova, ngwino dukomereze intambwe Jehova Shama, ngwino dukomereze intambwe Uwera wa Isiraheli. Muri ino si harimo ibigusha byinshi, harimo ibitera abagenzi kudamarara, hari ibitumye abantu bagwa bakibagirwa, ariko ngwino dukomereze intambwe, ngwino. Yesu waravuze ngo nimukomanga nzabakingurira, kandi waravuze ngo intama zawe zirakuzi nawe urazizi. Iyo zivuze wumva ijwi. Hari abacecetse bari kuniha, abo nabo bumve. Hari abari gutaka, abo nabo bumve. Hari natwe tuvuze turanguruye. Imana yumva nitugenderere, udufate Mwami mu minsi igoranye, utubere inzira, utubere umuyoboro, utubere byose mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye urubyaro rw'abizera, dusengeye n'abatizera bagambiriye gukizwa, kugira ngo imbaraga z'ukuboko kwiza k'Uwiteka zibane nabo. Oria bone Simon Dry, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'igihome kirekire. Ni wowe ujya uritura Yeriko kugira ngo wubake icyubahiro cyawe. Senya urufatiro rw'abazimu n'abadayimoni ba karande. Ibyo abantu bakoze baraguza, baterekera babandwa. Uyu mwanya tubikubitishije imbaraga z'umusaraba mu izina rya Yesu Kristo. Ineza yawe niganze, ineza y'Imana niganze. Ntabwo tugiye kwatura ibisekuru byacu no mu mazina yabyo, ahubwo twatuye ko tubyarwa n'Imana, twatuye ko duturuka mu muryango w'abera, twatuye ko Kristo ari we wadutsindiye, twatuye imbaraga n'imbabazi tubonera mu rukundo rw'Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya! Imana yabera niyo yatabara uyu mukobwa, niyo yagirira neza uyu musore, niyo yarengera uyu mumama. Imana yabera niyo ikiza indwara z'uruhererekane. Imana yabera niyo yatubyaye, warabitubwiye, uravuga ngo murabona remye mbaremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, abo niteguye kera kugira ngo muyigenderemo. None twisanga muri gakondo y'umubiri w'umuntu. Uyu mwanya tudivorushije nabyo, Mwami tuhamije ko turi urubyaro rw'Imana, kuko ijambo ryawe ryaratubwiye ngo nababyarishije ijambo ryanjye. Ubwo tubyawe n'ijambo, reka uduhe ubutware, tugendere mu mbaraga, tube mu bushobozi, tube mu bubasha bw'Imana. Ubwo Imana ariyo twiringira, ntidukwiriye gukozwa n'isoni. Ubwo Imana ariyo twizera. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ujye mu buzima bw'abatariho, no mu gihe cy'umuzuko bazitaba, ariko n'abahari nabo uri ubugingo muri twebwe. Ebaria monamandia zonakita done sayiri moria, uri Imana y'imbaraga. Uyu mwanya dukinze ikirere cy'umwuka mubi, turakirogoye, dusenya imfatiro z'ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Aba bantu nibabarurirwe mu rubyaro rw'Imana, bajye mu gitabo cy'irangamimerere ry'agakiza mu izina rya Yesu Kristo. Mana warambwiye ngo genda usenye ibicaniro kuko biteye abantu burushyi. Urambwira ngo kubita karande ukure ibisekuru, kugira ngo abantu babarurirwe mu muryango w'agakiza, mu muryango wo kwizera.
none uyu mwanya ndaje. Acyira uyu mubyeyi, acyira uyu mugore yarushye umuruho mu muryango avukamo, aruha umuruho mu muryango ashatsemo, arushye umuruho w'urubyaro, arushye umuruho w'ibisekuru by'abantu. Ariko uyu mwanya mutura umutwaro aba bana bashiriye mu biyobyabwenge kubera karande yo kubandwa n'ubusinzi n'inzoga bahaye Imana, bahaye ibigirwamana. Uyu mwanya ndabyanze. Daniyeli yaravuze ngo sinzasangira n'ibigirwamana, aravuga ngo kabonero kuboneka ku meza y'umwami, sinzanywa vino ye, aravuga ngo nsinywera amazi. None abantu bagize inyota y'ibiyobyabwenge, abana banyweye samugo, abana bararara mu makabari, dukubise izi karande mu izina rya Yesu, mu mbaraga z'Imana, mu butware bw'ijuru, mu mbaraga z'agakiza, mu bushobozi bwa Kristo. Turasenya iyi karande y'ubusambanyi iri kubata abantu, ibi byaha by'ubutinganyi biri kuzikuka mu izina rya Yesu Kristo. Imirimo yose ya Antikristo oriya bone sayinimonda waratubwiye ngo naho amarembo y'ikuzimu yazikuka ntacyo azatwara itorero. None mpagaze kuri ubu bugingo, ndaburana ubuzima bw'uyu mwana w'umukobwa urarurota ari mu marimbi, ndaburana ubuzima bw'uyu mwana w'umukobwa urota ari gusambanwa, ndaburana ubuzima bw'uyu mwana w'umukobwa usurwa n'abapfuye, ndaburana ubuzima bwe, ndaburana ubuzima bwe. Ni wowe wenyine ugira intsinzi ihoraho, niyo mpamvu tubikoze ku bw'izina ryawe. Ibihangange bimaze igihe mu ntambara ntibigukanga, na Goliyati yishwe n'akabuye ka Dawidi. None uyu mwanya ikiganza cya Kristo cyasibye imigenzo n'imihango, gikuraho amategeko n'ibindi nigisibanganye, 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 nigisibanganye. Ineza y'Imana, ubutware bw'Imana nibugaragare mu maraso ndayabohora. Uyu mwana w'umusore mu izina rya Kristo ubaye imbata y'ibiyobyabwenge, ndamubohoza imbaraga z'umusaraba wa Kristo, ndamubohoza imbaraga z'umuzuko wa Yesu, ndamubohoza imbaraga z'Imana yahanitse ikirere mu izina rya Yesu Kristo. Nibibe ku buzima bwe, yakira impinduka atari yiteze, abona ibitari bisanzwe. Uyu muryango mwamukora ntugire icyo ugeraho, ugambirira gukora ntibikunde. Umuntu ufite ishyaka ryo gukora akabura akazi kubera karande, kubera imiterekero, kubera imitongero, uyu mwanya tumusinyiye urwandiko rw'akazi mu mbaraga z'Imana. Duciye karande itera amaraso uburwayi, duciye karande tera umuntu kugenda ntagire ahagera, duciye karande tuma umuntu yicara ntagire amahoro, duciye karande tuma umuntu asinzira umuntu aryama ntasinzire, duciye karande ituma abantu batarama, duciye karande ituma inda zivamo, duciye karande itemera ibirori byera, ituma amakwa apfa, duciye karande mu izina rya Yesu Kristo. Oh haleluya! Y'igisuzuguriro duciye karande yo kubyara Satani akabatwara mu burumbo, duciye karande yo kuba abanyantege nkeya. Waravuze ngo muzaba imitwe ntimuzaba imirizo, none Satani atugize ingaruzwa muheto mu izina rya Yesu Kristo. Aka gasuzuguro turagasibye, aka gasuzuguro turagasibye. Iyo tugira isanduku yawe twajyaga kuyibanza imbere, iyo tugira Mose yajyaga gutambika inkoni, ariko ntahari, n'isanduku ntayo, ariko uri ubuzima muri twebwe, uri umwuka wera, ntabwo uhari nk'ikimenyetso, uhari nk'ubuzima. Sanduku yari ikimenyetso irimo ibisate by'amategeko, bivuze ngo uzasohoza icyo wavuze. None uri muri twe, gisohoze, 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 gisohoze. Sanduku yarimo manu, bivuze ngo nugutungwa n'Imana, bivuze ngo twanyuranye nawe mu butayu, natwe twarakubonye. N'uyu mwanya dukeneye umubiri wawe nka manu isa muri twebwe, iduhindure, idutransforme. Ibyo twariye, ibyo abantu bariye biterekereshejwe, bikurweho n'umubiri wa Kristo. Haleluya, haleluya! Umubiri ugirwa n'amaraso, haraya dutambiwe, haraya Kristo yamenwe inyabihanga, leberia monamandia zokita bone sayimondara. Mu izina rya Yesu Kristo, amaraso yawe nadutandukanye n'igisekuru. Ndabona urimo urabohora abantu Mana, ndabona ikiganza cyawe gikora. Turakwihaye, 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 turakwihaye. Sanduku y'isezerano yari nk'ibimenyetso bivuga ngo nahatwikiriye intebe y'Imana, abakerubi bari
none wicara hera utuye muri twe uba mu bantu bafite imitima imenetse niko ijambo ryatubwiye ngo ibyo nibyo wishimira none mwami nyaguhora ku ngoma turaje mwami turaje turi hano uko tureba turi hano ndi hano n'uyu nguyu nawe ari hano nawe nguyu hano uyu nawe turamuzanye uyu musore yaje uyu mukobwa yaje uyu mugabo yaje uyu mugore yaje uyu mukecuru aba bana aba babyeyi baje turi hano ngo abari wo tubohora tuburanye kavukira ibonerwa mu rubavu rwa Kristo kugira ngo isibe uruhare rw'imirimo n'imigenzo yakozwe n'abantu ineza y'Imana nigaragare uyu ni umwanya wo gusenga tukavugana nawe ndumva ikirere wakiduhaye ndumva wakinguye twamuruye kandi dukubise izi karande ziza mu maraso zikaba uburwayi budakira butava ku bantu Mana nyaguhora ku ngoma tuzimisha uwo muriro wacanywe n'abadayimoni tuzimisha uwo muriro ayo majwi turayakubye mu mbaraga z'Imana aha banyuraga bagera kuri uyu muntu bamutera amahembe bamutera ibitero ibisongo bya buri kanya muri iyi ndakoramo muri iki gifu koramo ibi birwara bitewe n'aba badayimoni shitori ya bonemania mu izina rya Yesu Kristo ndakubita imirimo mibi ndakubita ibugambanyi ndakubita biganza biroga ndakubitwa akanwa kavuma ndagakubitisha imbaraga za Kristo Yesu mu mbaraga z'Imana uyu munyururu ndawuca iyi migozi ndayica iyi kavukire ndayica twebwe tubyarwa n'Imana warabifuze Yesu uravuga ngo bene abo ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore babyawe n'ijambo ry'Imana turi urubyaro rwera dufite intebe mu ijuru turi abagenzi mwisi we transit twaje turi hano twihuta tugenda ntitwaje kuguma aha ndagumye mu izina rya Kristo ndagomeye uyu mugezi wahurura gutembana ubuzima bw'abantu ndawugomeye mu izina rya Kristo oh haleluya karande genda buri kintu kigira ubuturo bwacyo dayimoni turi ubuturo mu mubiri w'abizera mu izina rya Yesu Kristo ndakwimura ndakwimuye genda mu nzozi tukwimye inzira amaso ku maso tukwimye inzira mu burwayi tukwimye inzira mu rubyaro tukwimye inzira mu mikorere tukwimye inzira peho sanimondaya tokita bone saimondra urakoze Yesu urakoze Mana urakoze data wa twese urakoze Mana y'urukundo urakoze Mana igira neza bohora uyu muntu wowe uri gusengana natwe tuza gatoya ubwira Imana ngo mbohora ongera urangurura uvuge ngo mbohora ongera ubwira Imana ngo mbohora ongera uyibwire ngo mbohora ongera uvuge ngo mbohora vuga ngo kubwa Kristo Yesu amen Imana ibaha umugisha mu izina rya Kristo amen Yesu abaha umugisha Imana ikomeze ibaha umugisha nshuti bavandimwe mwe muri kumwe natwe mu mwanya wo gusenga reka mbabwire gusenga ni intambara ntabwo ari imikino gusenga ntabwo ari imiteto ni intambara ni igitero tugomba kugaba mu isi y'umwijima tugasenya niko ijambo ry'Imana ritubwira Paulo yaravuze ngo twebwe intwaro zacu si nk'iz'abantu niyo mpamvu niba dufite intwaro zitari iz'abantu aravuga ngo nubwo tugenda mu buryo bw'abantu abatureba babona dusa nabo hari korari yo muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda hano bita Kwishywa ku kirwa cyo Kwishywa muri Nkombo yararirimbye avuga ngo abantu iyo batureba baratwitiranya kuko dusangira nabo kuko bigenda biti ariko Paulo we yabikuyeho aravuga ngo nubwo tugenda mu buryo bw'abantu ariko intwaro z'intambara yacu ntabwo ari izo mu buryo bw'abantu niyo mpamvu niba intwaro yawe atari yo mu buryo bw'abantu genda bingana n'intwaro uri gukoresha Imana ibaha umugisha reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma dusenge ntabwo ndi buganire byinshi uyu ni umwanya w'amasengesho murabibona ko twaje ku musozi wo gusenga duhagaze mu gashyamba nubwo imvura itoroshye ariko Imana iri kumwe n'abayizera n'urwandiko rwandikiwe abaheburayo ni igitabo cy'abaheburayo umurongo wa 22 mu gice cya 9 abaheburayo umurongo wa 22 w'igice cya 9 haravuze ngo kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso kandi amaraso atavuye tihabaho kubabarirwa ibyaha
mwakire neza iri jambo ry'Imana. Ntabwo ngiye kubabwiriza sinanatinda. Shimiye Imana ku bwa mwebwe, ku bwa wowe. Shimiye Imana ko ikwemereye gusengana natwe kugira ngo wakire kubohoka. Ubusanzwe turi mu masengesho yo uyu munsi wa kabiri wo gusenga. Turacyari mu minsi yo kwiyeza kuva umunsi w'ejo n'uwa none n'uw'ejo, kandi umunsi wa gatatu tuzaba dukomeje kwiyeza kugira ngo tugere mu minsi y'ibimenyetso by'ubuhanuzi twitandukanya kandi dutsinda uburiganya bwa Satani. Imana ibaha umugisha. Ijambo riratubwiye ngo urebye mu bintu hafi ya byose, ari ibitambo, ari ihema, ari igicaniro, byose byezwaga no kumena amaraso. Ibyo uko byakorwaga mu mwuka niko no mu mubiri abatizera babikora. Iyo abantu bizera babohorwa n'amaraso ya Kristo, ariko iyo abantu batizera bo ubwabo batamba amaraso y'inyamaswa n'ibindi. N'uyu munsi hari abantu bakigira iminsi n'ibihe byo gutamba amaraso k'ibitambo basiga ku nkomanyizo z'imiryango n'ahandi, ariko twebwe ntidufite kubohorwa n'ibindi bitambo bitari amaraso ya Kristo Yesu. Ikindi, impamvu kubohorwa n'amaraso ya Kristo ari byo bifite umumaro kuri twe nuko twebwe tutarabera bo kuba batambyi. Kabiri, nisho ryacu ntiryari ryejejwe ryo kugira ngo dutambire Imana bibi igitambo kera. Niyo mpamvu utambye wese atambira Satani, icyo gitambo kirakirwa kuko kiba cyanduye, kandi ugitanze aranduye, n'uri kugitambirwa nawe aranduye. Ibyo biba mu migenzo y'umwijima ntibikorwa hakurikijwe amategeko y'umucyo. Itegeko rya mbere ry'umucyo ni ukwezwa, tukihana, tugakira uburiganya bwose n'imirimo mibi yo muri Satani. Kubera iki? Nuko uhereye kera Satani ni se w'ibibi, ni se w'ibinyoma, ariko ishusho y'Imana ni ukwera, ni ugukiranuka, ni ukurabagirana. Imana ishimwe. Kandi uko kwera kw'Imana bihoraho iteka ryose. Niyo mpamvu abasenga Imana kugira ngo ubohoke mbere y'ibindi ugomba kwizera Imana yera. Nimvuga Imana yera ntabwo mvuga ryangombe ry'ababinga ba Nyundo, ntabwo mvuga Imana ibigirwamana byimukanwa. Ndavuga Imana yaremye ijuru n'isi, ndavuga iyadendesha inyanja, Imana ituma abadashoboye babaho kandi badashoboye, Imana ibesha mu mazu abadafite shinge na rugero. Nimvuga Imana yera simvuga Imana personnel ku Bisiraheli, ndavuga Imana yaduhaye Kristo nk'impano y'Imana iva mu ijuru. Nimvuga Imana yera wumva Imana se w'imfubyi, umugabo w'abapfakazi, Imana data wa twese yubahisha abayubaha. Nimvuga Imana yera wumva Imana yatsinze urupfu ikanesha kuzimu, wumva Imana yahanitse ikirere izi amazina y'inyenyeri, wumva Imana izi byashize wakorewe, izi biriho uri gukorerwa, izi nibizaza. Iyo niyo Yesaya yavuze ngo iy'umuti iy'umuntu. Ariko Imana ishimwe, Imana ishimwe, yaravuze ngo ugushikamijeho umutima uzamurinda ab'amahoro masa. Haleluya. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo bamwe biringira amagare n'amafarasi, ngo abiringa ibigirwamana byabo barunamye baragwa, ariko aravuga ngo ariko twebweho twiringiye Imana ihoraho. Joshua akuruye Abisirayeli muri Egiputa yarahagaze aravuga ngo bashaka gusubira ku mana z'abanyamahanga nimugende, aravuga ngo ariko njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Imana ikeneye indahiro yawe yera kuko warahiriwe izindi ndahiro. Ikeneye indahiro yera. Kabiri, ikeneye imirimo yera kuko wakorewe indi mirimo itera. Bwa gatatu, amaraso. Amaraso akurwaho n'ayandi. Igitambo watambiwe kugira ngo urogwe, kugira ngo umupfuma kubone, kugira ngo ubandwe, kugira ngo uterekere, gikurwaho n'igitambo twatambiwe inyabihanga, ari wo mubiri wa Kristo wamanitswe kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Ijambo ry'Imana rivuze rite? Riratubwiye ngo nta na kimwe cyezwaga hatabayeho kumeneka kw'amaraso. Ngo n'uyu munsi abadata we, amaraso ya Kristo yaratumenewe. Abantu bababeshya ngo nimuzane ibitambo, nta kindi gitambo watamba ngo cyemerwe. Icya Kristo cyakinze igihe cyo gutamba. Ibindi bitambo byose bimanuka bigikuzimu kwa Satani, ariko igitambo gihoraho ni Kristo Yesu. Iyo uzanye ikindi gitambo kitari Kristo uba wimura igitambo gihoraho, ariko iyo wizeye Kristo Yesu nk'igitambo uba uhorana igitambo k'amaraso agukuraho urubanza. Bera b'Imana, narimo mbabwira ngo dusenye karande, dukureho ibicaniro, dusenye imivumo wavumwe n'abantu. Ariko nasomye ijambo mu gitabo cy'Imigani
imigani Salomo yanditse, yaravuze ngo umuvumo w'ubusa umeze nk'intasha ijarajara, ngo n'inyoni bita igishwi, ngo uwo muvumo w'ubusa ayiwe ngo uwo ntugira aho ufata ugumujarajara uzerera, wavumwe n'abantu rimwe na rimwe ntibyaba ubusa kuko wari wakoze imirimo mibi, wari inkora amahano, wari inkora amaraso, ariko uyu mwanya itandukanye n'icyaha kiguhuza n'isi y'umwijima. Numara kwitandukanya n'icyaha kiguhuza n'isi y'umwijima, uraba uduhaye inzira yo kunyura mu mwuka wanga ibyaha tuguhuze n'Imana. Dufatikanye dusenge. Uretse ibingibi siri kubabeshya bavandimwe, tugeze mu minsi yo gushira ku isi. Ubutinganyi bwagwiriye, ubusambanyi bw'amoko yose, ubupfumu, abantu baragambanirana, kumena amaraso atariho urubanza, bera b'Imana. Tugeze mu gihe giteye ubwoba. Umuntu uzatsinda akabana n'Imana ni umuntu uzareka ibyaha n'imirimo mibi, niwe uzagirwaho n'ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo. Niba amaraso akijije abanyegiputa muri Egiputa bafite urubanza rw'imirimo y'uburetwa bakoresheje Abisiraheli, wowe urumva ari icyo upfa n'Imana ku buryo Imana itakubabarira? Reka mbabwire, aho guhunga Imana yihungireho, aho kuva ku Mana ngwino. Dawidi Imana yaramubwiye ngo hitamo nkwicishe mu giga inzara cyangwa ababisha bawe. Arambarara imbere y'Imana arayibwira ngo intambara yatumara. Imana we, intambara zatumara. Wijya mu ntambara, wijya mu rubanza rw'umubiri. Twebwe turwanira mu mwuka, intwaro zacu si nk'iz'abantu. Haravuga ngo intambara yatumaraho. Arongera Imana iramubwira ngo noneho Dawidi, ngaho hitamo kugwa mu maboko y'ababisha bawe. Dawidi aravuga ngo ababisha nibadufata bazatwara n'isanduku y'Uwiteka, igicaniro cy'Imana bazagitwara, urusengero rw'Uwiteka bazarujyana. Wowe umubiri wawe wawuhaye bande? Umubiri wawe ni igitambo cyande. Wowe usambana n'ubonye nawe ubonetse wese kwa cinara Yesu. Ugeze igihe cyo kugira ngo watura icyaha mu izina ryacyo, nurangiza tubone umwanya wo kugira. Reka nkubwire, ntabwo wigeze ugira uruhare kuri karandi kubaho, ariko amaraso yawe aturuka kwa sogokuru wawe babandwaga, baterekeraga, yaratanzwe. Uvukira mu maraso yatanzwe. Kugira ngo amaraso yawe yinjirwemo n'abakuroga, binyura muri communication, muri connection y'abagutanze cyangwa yabitanze wo kavuka baragiye. Kuko iyo ubyariye umwana mu nkambi yitwa impunzi, iyo umubyariye mu gihugu yitwa umwene gihugu. Aho wavukiye muri karande mu bubata runaka niho ubarirwa. Wowe ni wowe ufite ubushobozi bwo kuvuga ngo ndayisohoye. Uhasohoka gute? Ukuraho icyaha, kuko niyo connection, niko kayira, nicyo kiraro, niho abazimu banyura binjira. Imirimo yawe niyisabana n'imyuka mibi. Iyo ukuyeho icyaha ubu duhaye rugari. Ntabwo twakukorera deliverance utaduhaye karibu mu buzima tubohora, kuko nitwabona uko tuhinjira. Ariko wizeye igitambo cya Kristo wasiba igitambo watambiwe, watuye ibyaha ukabikuraho, ubu ubaye urubyaro rw'Imana. Iyo ubaye umuntu w'Imana, n'abakozi b'Imana tubona uko dusenga, tukagusengera, tukakubohora. Iyo nta cyaha na kimwe uzigamye. Iyo uzigamye icyaha hakagira icyo wanga kwihana, umeze nk'umuntu ufunguye inzu, ariko ku muryango wafunguye ugasigaho agasumari ko hejuru, ntigafungurwa n'umuntu uri inyuma. Twebwe ubu turi inyuma y'ubuzima bwawe, ariko wowe uri imbere mu buzima bwawe wakingura. Kingurira Kristo yinjire, kingurira Kristo Yesu yinjire. Rangurura uvuge ngo ngwino winjire Yesu. N'umwanya wo kugira ngo tukubohore, tuguhuze na Kristo. Ongera uvuge ngo ngwino winjire Yesu. Wari utarizera Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ariko uyu mwanya haje ijwi ry'integuza ku ijwi ry'Umukanguzi TV. Haje ijwi riguhamagara ngo zuka mu bari bapfuye. Haje ijwi rikubwira ngo kira mu bari bagiye gukinduka. Haje ijwi rikubwira ngo kanguka mu bari basinziriye. Haje ijwi rikubwira ngo rama mu bari bagiye gukenyuka. Ongera ubeho, ongera ubeho, ongera ubeho, kuko Imana isinye ku buzima, ariko itandukanye n'ikibi. Kuko icyaha ari umuzi w'ikibi, icyaha ni ishami ryera imbuto z'urupfu, icyaha cyera imbuto z'umuruho. Umuruho ni ishami rishamikira kuri karande. Itandukanye nabyo, usinyura n'ibyaha. Ukomeze usengane natwe. Uyu ni umunsi wa kabiri w'amasengesho. Gusenga ni ubuntu, ni ubusa, ntacyo tubasabye. Ntabwo tubabwiye ngo nimuduhe amaturo, ntitubabwiye ngo nimuduhe amafaranga, ntitubasabye ibitambo. Kristo yarabitambye. Ibyo wajyaga gukora Yesu yarabikoze.
icyo usabwa ni kimwe, ni ugutanga inzira. Yesu yaravuze ngo umuntu nanyumva ku rugi nkomanga agakingura nzinjira iwe. Kingurira Kristo umubwire ngo tura muri njyewe, utagira ngo hari ibindi, buretse kugira ibibazo tubaza, buretse kuba confusion, buretse kugira urujijo rw'ibyo wenda kutubaza, ahubwo banza urindire, ubanza ukingurira umwuka uvugane nawe. Icyo wendaga kubaza umuntu umwuka arakubera igisubizo. Yesu abaho umugisha. Wafata aho urwaye tukagusengera, wavuga icyari kikubabaje imbere y'Imana ukayibwira ngo iki kirambabaje tukagusengera. Nyuma yuko watuye ibyaha, nyuma yuko umaze gukira ibyaha, wabwira Imana ikibazo ufite. Urubyaro rwawe ni umugabo n'urushako, n'akazi n'ubuzima, atura mu buzima bwawe, atura ijambo ryiza kuri wowe, kuko impamvu ugira ingaruka y'ibibi bikuzaho ni amagambo mabi waturiwe. Uyu munsi uhawe ubutware, uhawe urufunguzo. Jambo ryaravuze ngo ukinga ntiyagira ukingura. Umugabo w'ukuri wo guhamya, ukiranuka kandi uwiyita amen, ashyize urugi rukinguye ku buzima bwawe. Kingura usohoke muri karande, sohoka mu muryango mubi, sohoka mu ruvugo, sohoka mu mirimo ya Satani, injira mu masezerano y'abakiranutsi, injira mu cyanya cy'abanyabugingo, injira ponemandi ya zonedrai etahosa ni moria, injira, sohoka mu nguge y'ubuhungiro bwa Satani, sohokamo. Yakubesha amahoro aguha ibyishimo by'umwanya mutoya, yakubesha umutungo utunze byinshi ariko ndufite Kristo, yakubesha ubuzima urara mu kabari urasinda ndupima urugero rw'inzoguma unywa, yakubeshe kuba y'igihangange bituma ubikivume mubo mwisi. Ariko uyu mwanya kingura winjire muri Kristo Yesu. Wafatanya nange tugasenga ku burwayi, mubabaro wari ufite utaza aho uturuka, ibibazo bikubaho bikwituye utaraza aho bituruka. Mu izina rya Kristo reka dusenge. Yesu data mwiza, ni wowe ujya utubohora ingoyi zose z'ibyaha kubw'amaraso yawe, ukatweza ukaduha imbabazi zihoraho. Niwe wadutuye imitwaro yari iduhetamishije, kandi umutwaro twawukuweho no gusigwa. Umunsi wacu wo gusigwa wari umunsi wo kukwizera. None mwene data arizeye, muri Kristo Yesu habonekamo byinshi. Mukingurira umuvane muri uyu mubabaro, muvane muri iyi karande, muvane kuri ubu burwayi, ubu bugumba n'ibimenyetso biba ku mubiri we bituruka kuri Satani. Turabikinze, turamugomororeye imigomero yo mu ijuru, kugira ngo ijwi ry'Imana abe ryo rivugana nawe, kuko kw'Imana aba ariko kumufata mu mbaraga za Kristo Yesu. Afasha abarwaye ngo tumusengere, ikiganza gikiza nikimukize. Mu izina rya Data wa twese, ntabwo tuvuze indwara mu izina ryayo, kuko hari n'iziyobera abantu, ariko wowe nta byakuyobeye. Kiziza indwara mu mbaraga z'Imana, mu kubaho kwa Kristo, ubugingo buboneka muri Kristo, n'ubuzima bushya n'impinduka y'imibereho imugaragarira uyu munsi kubw'ineza ya Kristo Yesu. Turagushimiye kubwawe Mwami Yesu, none n'iteka ryose, amen. Komeza ubane natwe mu gihe cy'amasengesho. Uyu ni umunsi wa kabiri, dufite amasengesho y'iminsi 7 kurinda dusoje igihe cyo kuwa 4 w'icyumweru gitaha. Ariko nawe wakurikirira ijambo ry'Imana, masengesho yararangiye ntabwo ajya expiringa. Ta sengesho ribe expired warikurikira nawe ugashiraho iminsi yawe, wabana naryo ugasengana natwe, kuko dusomye Bibiliya, ariko Bibiliya ntiyanditswe nonaha, si umurongo duhimbye. Ubwo ijambo ryo muri Bibiliya ritaba expired, ubwo ridapfa, niko nisengesho ry'abakiranutsi rimera, rihoraho. Kuko isengesho rya Joshua yatuye kuri Yeriko n'uyu munsi riracyahakorera. N'iri sengesho rikore ku buzima bwawe none n'iteka ryose. Yesu abaho umugisha. Ubonye biri ngombwa wasangiza n'abandi risengesho, iri jambo ry'Imana ukararikira n'abandi gusenga. Imana ihoraho, se umwami wacu Yesu Kristo, Imana y'imbaraga, Imana y'amahoro, Imana nyir'ubugingo izazigahamagara itorero, izahamagara izina ryawe ku munsi w'imperuka, kandi guhe kugubwa neza. Intambwe z'ibirenge byawe zishingwe aho Imana ishaka. Imana ihira imirimo y'amaboko yawe, kandi guhumeka kwawe bigenwe n'Imana. Tekerezo zawe ziyoborwe n'Imana, ucecetse, uvuga, usinziriye, ureba. Imana ibane nawe. Bibe ku bwa Kristo none n'iteka ryose, amen. Imana ibahe umugisha.